One. Mungu wangu. Wame. Hey, shida. Wame. Wait. Maso. Wame. Uyu mukobwa uramwibuka? Uramwibuka? Iyo ndamwibuka twaramuterese birapfa. None ubu ngubu nta nubwo wamufungura ishumi y'inkweto ze. Mukarujanga. Ndagukunda nzagukunda kandi buri munsi yewe Mukarujanga. Uzikira umukundira. None ikintu ngiye kubabwira. Nimushake none imanda igiye kujya imyaka 5. Nushaka kujya kuri amazi muri firigo zari barafu. Rero nzajya nyoka. Bamenya hari akarimbo kavuga ngo bamenya akarimbo kavuga ngo ni muri Yesu neza ku mama. Ndagira ngo tugahindure gutya. Niba uri muri RPF Gumamo aye gumamo 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 Gumamo. gumamo Kagare poro mutore. gumamo Mitiwere gumamo. Okay, munyemerere noneho twakire itsinda rya Bamenya kuri stage. Mano, mnakigia nyuma. Bamenya. Bamenya. One. Mungu wangu. Wame. Hey, shida. Wame. Wait. Maso. Wame. Naguzi gahunda tufite. Kapfu. Naguzi gahunda tufite. Yeah? Yeah. Mami, uno munsi turajya gukora iki? Turajya mu bukwe bwa Aisha na Gitatire. Mu bukwe? Turajya gutora we. Yuko tugenda. Gira vuba. Karaba mushoboka na passport ariko tugenda. Mungu wangu. Mami. Mami. Buri munsi tujya gutora abantu, sibyo? Ntabwo uzi gahunda twihaye. Abaturage bose dufite intego yuko tuzatora 100%. Numvamo turatora gute? Ushaka gushyira gahunda? Kera kubera ko mfite gahunda yo kujya mu bukwe. Gutora ushaka kujya uri wenyine. Kandi ibyo uza gutora nanjye nzabigenderaho. Ubwo se nta hari nta kibazo mwagira? Bamenya rimwe iruta 0. Nutaza ntabwo turatora 100% kandi n'ibyo ntego dufite kano kanya. Reka mubwize ukuri. Shaka ukuntu ujyayo n'abandi bagenzi bacu b'abaturanyi ariko njyewe mfite gahunda yo kujya kuvumba mu bukwe kandi uriya muceri niho wancika. Nshobora kugenda afite ibitotsi bakarura nsinziriye. Rero njyewe reka gutora nari kujyayo. Ariko rero gutora n'umuceri nabyo ni ikintu kimwe. Bamenya iyo tugiye gutora tuba tugiye gutora abayobozi bazatuyobora, sibyo? Ari nayo mpamvu turya uwo muceri. Warya umuceri nta mutekano ufite? Byaterwa n'ukuntu ukaranze. Wowe Byaterwa n'ukuntu umuceri ukaranze.
bame uroga ni wowe ntago woga aroga ntabwo yoga aroga ni yoga bame ushaka ko mwemeza ntabwo uzi agaciro ko kujya gutora urakazi ntukazi okay bame bamenya ngwino uzi impamvu uryama ugasinzira ugatora agatotsi urayizi ndayizi ariko nawe nari gupfa ihe yimbwira ni ntuzere guhamagara umusirikare kugira ngo ukunde koga kwanjye nagira nkwibutse ko impamvu uryama ugatora agatotsi ni ukubera umutekano ufite sibyo uroga ni woga FPR Inkotanyi yazanye umutekano mu banyarwanda ubu turaryama tugasinzira inzego za gisirikare iza polisi daso irondo ry'umwuga byose byabaye impamvu zidutera gukomeza gutora FPR Inkotanyi. aroga ni yoga bame uroga uroga cyane go amazi arakonje ariko amazi arakonje bame uyu ni nde ubona imbere yawe none se muri kuzana umuganga kugira ngo bantere urushinge rwo koga ndagira nkwibutse ko dufite ubuvuzi bwiza urashaka kunsiramuza noneho bamwe ibyo kudasiramuye ntabwo ari byo ndiguye nkwereke impamvu ugomba kujya gutora iterambere wagezeho bamenye uroga ni woga Mu rwego rw'ubuzima FPR Inkotanyi yabuteje imbere ubu dufite amavuriro yagezweho ibigo nderabuzima dufite amaposte de santé ndetse mu Rwanda ubu hari ikigo gikora inkingo twabaye aba mbere mu kurwanya covid izo zose ni intambwe zitera gutora FPR Inkotanyi. bame biriko biraza shaka warushizamo akaguru ndagira nkwemeza gake gake FPR Inkotanyi tugira ubuzima bwiza. uroga ni woga aroga ni yoga bame uroga uri kubona iki imbere yawe uyu ni wa mwana wabyaye mu gasozi bazanye urabona ko ajya hehe avuye ku ishuri ku ishuri kuri wowe ntacyo amashuri akubwira kuri wowe ntacyo amashuri akubwira uko ngewe ikintu bimbwira bituma nsoma kuri invitation hari undi buze kuvumba bituma usoma kuri invitation ntajya kuvumba bivuze ngo nta mashuri ni warya ntabwo navumba ko sinamenya abandi bavumbe ko ntabwo nabanze gusoma kuri invitation uroga ni woga Mu rwego rw'uburezi FPR Inkotanyi yubatse ibyumba by'amashuri mu mirenge yose ubu abana bose babasha kwiga ahabegereye kandi dufite uburezi budaheza. Komeza usore FPR Inkotanyi amashuri ari hafi yawe. aroga ni yoga bame uroga maze kugenda nkwereka impamvu ugomba kujya gutora bame uroga gakeya ndakokoga bame uyu mukobwa uramwibuka iyo ndamwibuka twaramuterese birapfa none ubu ngubu nta nubwo wamufungura ishuri y'inkweto ziwe uzi urwego agezeho kubera ubukungu ahubwo papa we aherutse kugura amakamyo 20 barambwiye ngo uyu mukobwa ngo yubatse hoteli ari haruguru ku irebero reka nkubwire tumudirete dushyizeho ingufu tuzatora ejo bame amakamyo 20 umukobwa yubatse hoteli bishatse kuvuga iki nyine iwabo bafite ubukungu ni ubukungu buvuye he mu miyoborere myiza ya RPF Inkotanyi uroga ni woga Mu rwego rw'ubukungu FPR Inkotanyi yashyize amahirwe muri rubanda gahunda ya gira ubucuruzi mu rubyiruko yatumye rubasha kwiteza imbere. Dufite impamvu zifatika zo gutora FPR Inkotanyi yatuzaniye inganda amahoteli meza imihanda iharuye neza iterambere tugezeho no kubera gutora FPR Inkotanyi. byatangiye kuza sha bamenya inzu uryamamo yubakwa na bandi
mbonye enjeniyeri Nsabimana wo kwa papa Saba bita nk'ugiye mu bigage. None uriya aherutse kuduha ikiyede yatwishyuye neza ku murongo tuba turubaka cya kiraro cyaraho ujya mu Kigarama. Aho kuriya niwe nashakaga ubundi. bivuze ngo inzu uryamyemo nta mutekano nta terambere bayubaka ikakugwaho. uriya muntu basigaye mu biraka by'akarere wajya gukora imihanda wakora ibikorwa remezo byose babigize ibyo reka mwegera ahubwo mwegereye inshuti nyine. Oga tujye gutora nyine abo bamugize ibyo ngibyo nyine nibo tugiye gutora. reka njye gucinya inkoro ndaje. Bino hano bame oga ibikorwa remezo hirya hino, aya mashuri n'amashanyarazi, iyi mihanda iharuye neza, ibi byose ni iterambere tugeraho na FPR Inkotanyi. Dufite impamvu yo gutora ifatika. Ibi byiza, iyi mihanda yo mu makaritsiye, iyi mihanda y'imigenderano ndetse n'imihanda migari, ibi byose tugezwaho, aya mashanyarazi duhorana, byose ni impamvu yo gutora FPR Inkotanyi. byagoranye. Dore bwa bukwe ari kujyamo rero. None se ahantu ufite ubukwe saa 8 muri hano mukora iki? Ceceka ntaso ufite worajya mu bukwe utaratora ubukwe twaguretse ubu ngubu turatora tujye mu bukwe nyuma urumva neza. Ikindi kandi nta bukwe buruta gutora Paul Kagame. bamenya urajya gutora cyangwa ntabwo ujya gutora. Ariko reka nkababaza ibibazo bike kugira ngo nemere ko ndibuze kugenda. Reka sinana byanze. Ayi. wa mugore uza kugutekera umuceri ari tayari. Wa mugore ubu yagiye gutora nta muceri uhari turabanza tujye gutora Paul Kagame n'abadepite ubundi tujye mu bukwe. Wabyumvishije ko ubukwe twabusubitse tugomba kujyayo igikumwe ku gipfunsi. Ubukwe tukabukora tuvuye gutora Paul Kagame n'abadepite. Bamenya nimba n'abantu bafite ubukwe bwabo babuhagaritse kugira ngo banze kujya gutora, kuko iyo ukoze ubukwe uburyo gushaka umugore kugira wishime chérie chouchou je t'aime je t'aimerai, ariko ntabwo wamubwira ngo je t'aime itemamara. turi kugendana, niyo mpamvu bagiye kubanza kujya gutora hanyuma bajye gukora ubukwe nyuma bishimye kubera iterambere. none se mu gutora Paul Kagame harimo n'ipirawu. Ibyo byose uri kuvuga utamutoye ntabwo wabibona kandi ikindi cya kabiri utajya gutora ifitasi yanjye ndayikwambuye. Turayikwambuye. Igihugu kigendera ku mategeko tugikesha FPR Inkotanyi. Bamenya uku gusezerana byose bituruka FPR Inkotanyi. Ukarujanga. ndagukunda nzagukunda kandi buri munsi yewe Mukarujanga. uzi ikintu mukundira niwe perezida abagore muri karitsiye. Bamenya uzi impamvu uri kubona atoshya by'ubuse kuriya nuko yahawe ijambo. Bamenya ndagira ngo utonde wibutse niki umugore yahawe ijambo aratoshye aratohagiye nyine. umugore kuri wowe niki? Umugore kuri wowe niki? umugore kuri njyewe ni umuntu ufite amabere. umugore ni wa wundi wakuzanye. Umugore yahawe ijambo, igihugu kigendera ku mategeko cyubashye umugore 56% mu nteko, byatumye umugore ahabwa ijambo kubera FPR Inkotanyi. Umugore namwibutse. Muzi ko nazi umugore. umugore ni inzira ya muntu. umugore adahari ntabwo twaba duhari. niwe udukubita akarifite tukaza ku isi. Abaje ku mugore. uroga ni wowe bitewe n'urukundo ngo ndabagore ndoga igice. Bamenya naguremera bamenya oga tugende naguremera ndoga ariko ntabwo nakongera abantu bagaruka nguko. reka nteruye base yanjye ngende noge ngaruke. bivuze ngo wemeye koga? ariko se ndabakanga koga kuko rebera ibikorwa byose banyeretse. reba ibintu byose wagiye umbwira. ni gute utafata umwanya wawe
ugenda ufata wa wundi waguhaye ijambo waguhaye umutekano waguhaye gusinzira reka nabyo bitotsi nitwazaga hari amasasu se nasinzira ibi byose rero bigiye gutuma njya koga kandi ikindi ngiye kubabwira nimushake urabona ni manda igiye kujyaho imyaka 5 nushaka ujye ukora amazi muri firigo zari barafu rero nzajya nyoka bamenya hari akaririmbo kavuga ngo bamenya akaririmbo kavuga ngo ndi muri Yesu neza kumama ndagira ngo tugahindure gutya niba uri muri RPF gumamo 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 Kagare Poro mutore gumamo mitiwere gumamo umutekano ugumemo gumamo iyi mihanda ugumemo gumamo amashanyarazi agumeho agumeho gumamo gumaho maze kubibona rero bino byose ninjye ufashe inkingi ya mbere ndagiye ugiyeze gutora ku gipfunsi inzira nese uri heze uri ndi hano aho neze ndi hano ku isonga ubwo se nabona ko umuturage ndi ku isonga umuturage ku isonga umuturage ku isonga umuturage ku isonga umuturage amashimeshane kuri iri tsinda ry'abamenye amashimeshane mubomera amashimeshane kuri bo